biteye ubwoba, aho umukobwa witwa Emeline kuri ubu ngubu arimo kugaragara mu mashusho y'urukozasoni. Ngira ngo mu minsi yashize mwabonye aho uyu mukobwa yagaragaye mu mashusho y'urukozasoni yinyaza. Ndebera nawe. Hariya none se wakwijomba icupa ntakara ngo kaba karabaye mbere yuko wijomba icupa. Ngira ngo murabibona rwose uyu mukobwa yaragaragaye cyangwa se yagaragaye. Ibi ntabwo byari bikwiriye umunyarwandakazi. Umunyarwandakazi ntabwo yakakwiye kwigaragaza mu buryo bumeze butya. Ese muri kubona u Rwanda rwaba ruri kugana he? Abakobwa cyangwa se abari b'u Rwanda bakomeje kwitwara mu buryo nk'ubu ngubu. Ni ibintu byagaragaye ku mbuga nkoranyambaga, birabica biracika, aho uyu mukobwa mwiza w'ikizungerezi rwose abantu bamugaye mu buryo butandukanye bitewe n'iyi videwo ye yashyize hanze. Bati umukobwa cyangwa se umwari nyarwanda ntabwo yakakwiye gushyira ubwambure bwe hanze ngo yigaragaze mu mashusho yitwaye gutya. Ese ni ukugira ngo ahige ubwamamare cyangwa se abe icyamamare mu buryo bukomeye? Abandi baravuga bati ntabwo ari uku yakakwiye gushakamo izina, yakakwiye gukora cyangwa se yakakwiye gushaka ibikorwa bituma amenyekana mu buryo bukwiriye, bituma aboneka nk'umuntu koko ufite indangagaciro z'umuco nyarwanda. Emeline yagawe n'abantu batari bakeya, bati rwose niyo waba ufite umupuri urenze kajana ntabwo ari ngombwa ngo uwuzungurize kuri media cyangwa se ushyire ahagaragara abantu bose babashe kuba bagukurikira cyangwa se bakota. Emeline uyu ngubu rwose akaba ari mu maboko ya RIB, aho arimo gushinjwa kwica cyangwa se kwambika u Rwanda isura mbi abanyarwandakazi atari gutya bakakwiye kuba babayeho cyangwa se bakabaye bitwara. Hanyuma abantu bakavuga bati rwose uyu mukobwa bamukanira umukwiriye, kuko ibi ntabwo ari ibintu byari bikwiriye umuntu koko w'umukobwa cyangwa se w'umunyarwandakazi, ndetse nta nubwo ari gutanga isura nziza ku bamukomokaho cyangwa se n'abavandimwe be muri rusange.